Ushobora kuba waribajije byinshi kuri uyu mutwe w'ingabo wafashe Maduro. Reka mbigusobanurire. Delta Force ni umwe mu mitwe y'ingabo zibanga zikomeye ku isi, ubarizwa mu ngabo zidasanzwe za Amerika zizwi nka Special Force. Abantu benshi bumva iryo zina, ariko ni bake cyane bazi neza abari bo nuko bakora. Delta Force ifite inshingano zikomeye zirimo gufata abantu bafatwa nk'ibyihebe, gutabara abantu bashimuswe cyangwa bagizwe imbohe, no gukora ibikorwa by'ibanga mu bice by'umwanzi wa Amerika. Uburyo Delta Force yitamo abasirikare ntabwo bimeze nko mu yindi mitwe ya gisirikare. Yo ireba mu ngabo zose za Amerika, yaba izirwanira mu mazi, ku butaka, mu kirere n'indi mitwe ya gisirikare. Bakareba abafite imbaraga z'umubiri zihagije, ikinyabupfura ndetse niba nta bibazo by'ubuzima bwo mu mutwe bafite. Buri mwaka Delta Force itegura ibizamini byo guhitamo abajyamo inshuro ebyiri. Abitabira ibyo bizamini bakunze kuba ari 100 cyangwa bakajya munsi yabo, rimwe na rimwe bakiyongeraho gato, ariko usanga ababitsinda ari 1, 3 cyangwa 4. Abakandida bakora ikizamini cy'imbaraga z'umubiri, icyo koga ndetse n'urugendo rw'ibirometero 18 bahetse imizigo iremereye cyane. Unaniwe kimwe muri ibi ahita ataha byihuse. Ibi iyo birangiye hakurikiraho ikindi kizamini gikomeye kurushaho cyo kugenda urugendo rurerure bitwaje imizigo iremereye, bagahabwa ikarita na busole cyangwa compass, bagategekwa gushaka ibyerekezo bitandukanye, kandi ntibabwirwa intera bagomba kugenda n'umuvuduko bagenderaho. Babwirwa ko bagomba gukora uko bashoboye gusa. Ibi bibashyira ku gitutu kugira ngo bashakishe ahantu henshi hatandukanye. Uyu muntu uri gushaka icyerekezo aba arushye, afite imbeho nyinshi kubera kunyura mu mazi, ari kubabara bitewe n'urugendo aba yakoze kandi ahetse ibintu biremereye. Baba bari gupima uko ubwonko bwe bukora mu gihe umubiri wananiwe cyane, bakareba uburyo umuntu afata umwanzuro n'uko yitwara iyo ibintu bitagenze uko byari biteganijwe. Nyuma y'iminsi 6 bari gukora igerageza, bakora ikindi kizamini gikomeye cyo gukora urugendo rw'ibirometero 40, narwo rukorwa umuntu ahetse imizigo iremereye. Bitewe n'ukuntu baba barushye niho benshi baviramo. Abarenga iki cyiciro bajya mu kindi cyiciro cyo kwicara imbere y'akanama kagizwe n'abasirikare bakuru n'abahanga mu mitekerereze ya muntu, bakababaza ibibazo bikomeye. Baba bashaka kureba uko batekereza n'uko bafata imyanzuro mu gihe bari ku gitutu. Nyuma y'ibi byose nibwo Delta Force ihitamo abibona ko bakwiriye guhugurwa. Abatoranijwe batangira amahugurwa amara amezi 6. Ni amahugurwa yibanda cyane ku kurasa neza no kurwanira mu ntera iri hafi cyane, ibyo bita close quarter battle, imwe mu myitozo ikomeye cyane. Muri close quarter battle abasirikare bigishwa kwinjira mu byumba no guhangana n'umwanzi bari mu ntera ngufi cyane. Bakoresha intwaro zirimo ibisasu biturika. Ahantu baba bari haba hari urusaku rwinshi cyane n'urumuri rwinshi. Batozwa kurasa umwanzi gusa, kabone n'ubwo haba hari abasivile hafi aho. Bagomba guhora bazi aho bagenzi babo bari, kuko ushobora gukora ikosa ukibeshya ukarasa mugenzi wawe. Amahugurwa aba ari ayo kwitondera cyane, ukamenya gutandukanya abantu, kuko hari igihe umuntu agaragara nk'umwanzi kandi atari we. Iyo urashe utari we urahanwa. Ibi bikwigisha gushishoza ariko ukihuta. Mu mahugurwa bahabwa kandi harimo uburyo bwo kwinjira no gusohoka aho bagiye gukorera ubutumwa, harimo kumanuka mu ndege z'intambara mu ijoro, kugenda mu mwijima no gukurwa aho bari guhanganira n'umwanzi. Iyo urangije aya mahugurwa waritwaye neza ujya muri Delta Force, ariko iyo udashoboye kubahiriza amategeko yabo ngo ukore ibyo abandi bakora baragusezerera. Ubutumwa bwa Delta Force bukorwa mu ibanga rikomeye. Bakora nijoro, bagakoresha ikoranabuhanga ribafasha kubona mu mwijima ubushyuhe bw'ibintu n'ibikoresho byo kugenzura umwanzi atari yababona. Indege zibatwara zigendera hafi y'ubutaka kandi zirihuta. Ubutumwa bagiyemo babukora mu mwanya muto cyane. Delta Force yashinzwe mu 1977, ishingwa igamije gutabara abantu baba bagizwe imbohe. Uko imyaka yagiye ishira, cyane cyane mu ntambara zo muri Iraq na Afghanistan, yaje no gukora ubutumwa bwo kurwana urugamba.